Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mbabwira ni shalom shalom, uyu ni wa mwanya mwiza tuganira ku kiganiro ubusobanuro bw'inzozi mutegurirwa na Princess TV ndetse mukakigezwaho nanjye Serena Rose. Naho mukanya ntujye kure. Warakomerekejwe, waratutswe, warameneshejwe. Aha, reka ngaruke rero, hari inzozi mwagiye mwumbaza ubusobanuro bwazo. Uyu munsi ndi bubaha ibisubizo by'inzozi mwagiye mwumbaza. Uwa mbere yaragize ati rero, Yesu nashimwe mwene data, nagira ngo umfashe unsobanurire izi nzozi. Yesu nashimwe cyane. Yagize ati narose ndi kumwe n'abakozi b'Imana babiri, nabonaga ntetse imyumbati n'ibishyimbo bigeretse bihiye, naje kubagaburira, narura amasahani 3 angana n'umubare wacu, ariko kuko ntari bubashe kuyajyana yose mu ntoki, nasize yanjye yayandi 2 nyajyana aho bari bicaye muri salo. Maze kubagaburira rero naje gusubirayo kugira ngo mbongere, nsanga umwe muri bo ibyambere ahise abimara, mbona inda yibaye nini cyane, ngiye kumwongera ambwira ko nsubiye kuzana ibyanjye nsanga byibwe, ntabyo nigize mbona, nabishatse ahantu hose ndabibura, ariko ndebye mu nkono natekeyemo nza kubisangamo, nza gukanguka, inzozi zanjye zari izo ngizo. Isumba byose izibumba iminwa, nawe byari bikwasabije kubibumba iminwa. Kuri izi nzozi rero warose mwene data, hari abakozi b'Imana ugendana nabo cyangwa se b'inshuti zawe, ni abanyamururumba cyane, bigaragara ko bafite inda nini itagihaga. Ni byiza ko wakitonda ukareba muri izi nshuti zawe niba ari abantu beza kuri wowe. Birashoboka ko bashobora kukwiba cyangwa bakakwibisha, wabagaburiye ariko birangira ubuze isahani yawe, ubuze umugisha wawe. Witonde cyane, bashobora kukurya utwawe ugasigara amaramasa, kuko ku buzima bwabo hariho umwuka w'inyatsi, hari inyatsi bazanye mu rugo rwawe. Witonde kandi usenge cyane, hari ibintu Imana ijya itwereka kugira ngo tubashe kwirinda. Aha, undi yagarutse ambwira ati narose ihene. Nurota ihene rero, ushobora kurota ihene ukabona ihene irimo iragenda, cyangwa se ukabona irimo iragukurikira, bisobanura ko hari umwuka w'ubwibone ukuriho, kimwe no kurota bagusiga za makiyaje, za fond de teint, rouge à lèvres n'ibindi bijyanye nk'ibyo ngibyo byo kwisiga. Mu mwuka bisobanura ko hari umwuka w'ubwibone ukuriho cyangwa se ugiye kukuzaho. Undi yibarije rero haravuga ati njyewe narose imbwa. Wowe warose imbwa rero ikugendaho, kurota imbwa ikugendaho ni umwuka w'ubusambanyi uri ku buzima bwawe. Ugomba kwirinda cyane kandi ugasenga kugira ngo uwo mwuka ukuveho. N'urufunguzo Yesu wanjye, n'urufunguzo. Undi yaje ambwira neza, arambwira ngo yarose yambara umukandara. Kurota wambara umukandara rero bisobanura ko uri umunyakuri, uri umuntu uvugisha ukuri, utagira ibinyoma kuri wowe. Naho nurota wambara umukandara ukabona uracitse, uzamenye ko nta kuri ukigira muri wowe, ndetse uwatangiye gutandukira, uwatangiye kubeshya. Imana ibigira ngo ikwereke ko wahindutse, utakiri umunyakuri nka kera uko yari ikuzi. Aha, reka ngaruke kuri wowe rero warose bakwambika inkweto, bisobanuye ko ari ubutumwa bwiza cyangwa se ivugabutumwa ugomba gukora. Kurira kwawe kugera ku Mana, humura iyo miboro irayumva, nubwo yagusezeranije batabibona, bigiye gusohora bose babibona. Reka ngaruke kuri wowe wavuze uti narose banyambika ingofero. Kurota bakwambika ingofero rero bisobanura agakiza kari kuri wowe. Nubwo yagusezeranije batabibona, bigiye gusohora bose babibone. Reka ngaruke ngushimira rero wowe wateze amatwi iki kiganiro ubusobanuro bw'inzozi. Nkwibutse ko gitegurirwa na Princess TV ukakigezwaho nanjye Serena Rose nk'uko bisanzwe. Reka nkwibutse gukora subscribe ndetse na like, ndetse ukore share ku nshuti zawe kugira ngo abantu babashe kugenda bamenya ubusobanuro bw'ibyo barota umunsi ku munsi. Reka nkwifuriza ibihe byiza, Imana iguhe umugisha, naho utaha. Ciao ciao.